muri telefone y'umuntu haba harimo ibintu birenze na video. Ntabwo gufata video. Reka babwire ikintu kimwe nk'abana b'abakobwa cyangwa igitsina gore. Ushobora kuba ufitanye gahunda na muganga asanzwe akuvura. Bikaba na ngombwa ko wifata video ukayimwoherereza y'ubwamburu, ukifata video ukayohereza docteur wawe kugira ngo arebe akusuzume ari kure. Bibaho. Ntabwo kwifata video ari icyaha, ahubwo kuzisakaza nibyo bigize icyaha. Tubyumvikane. Abantu rero kubifata nk'inkoni ikubita abo batarwumva kimwe, abo batumva kimwe cyangwa batumva ibintu kimwe, ugafata ukumva ko ugomba gufata ubwambure bwe ukabushyira hanze. Ibi ngibi ntabwo ntekereza ko ari ibintu bikwiye. Ariyo mpamvu mu by'ukuri ku bantu barenga hano 1000 dufite hano kuri platform, mwumva iki kintu, turasaba tunatabaza kugira ngo ibintu bicike, ko abantu bafashe iriya video bakayisakaza, urwego rwadufasha bakamenya uriya muntu wasakaje buriya bwambure, wasakaje iriya video, bakamenya wabigizemo uruhare mu gusohora iriya video. Nk'uko kuri iyi nkuru yo ku Gihe, mwitegereze hano neza cyane. Iyi nkuru y'Igihe, iyi nkuru ntimuyifatire mwebwe muri kuyibona nonaha, ariko iyi nkuru murabona ko imaze iminsi. Dore igihe ukuntu banditse Igihe bati nyuma y'Igihe havugwa amakuru y'uko hari amashusho y'urukozasoni ya Yampano ari hanze, benshi bagahamya ko yaba ari inkuru mpimbano, kera kabaye yaje gushyirwa hanze. RIB mudufashe. Niba ibi bintu byarabaye hakaba hashize iki gihe kirekire, aya mashusho akaba yaragiye hanze muri uburyo, mudufashe bibe ikoso, bibe inkoni ihana ababigizemo uruhare gusakaza aya mashusho y'urukozasoni. Ibi ni kwica umuntu ahagaze. So murabona ko agarifaya reka mboroke ikiwerewere, ngize amahirwe nkibonye muri ntuza, ntabwo ari we kuko faya nta nubwo ari online. Mwandikiye message isanzwe arambwira ngo hagana he. Okay. Nakiborotse. So nk'abantu mwe, ikintu mugomba gusobanukirwa, ntabwo ibi bintu ari ibintu byoroshye. Ngewe nzi abantu b'ibyamamare bakomeye, amavideo yabo deja aya masaha ari hanze, birirwa babahungeta. Aba bantu ni bandi? Amaji, wowe urabizi ibintu bikubwira. Amaji the Black, wowe ibintu urabisobanukiwe, ibintu bimaze kuba too much. Ariko reka dusabe muri iki kibazo cya Yampano hafatwe abantu, thank you so much Gicanda, hafatwe abantu basakaje aya mashusho bakayashyira hanze, bamanze bafatwe babaziriki. Ntabwo ndabishyiramo imiyaga yabigeze hano. So mutapinge screen, mutapinge screen, mutapinge screen, mutapinge screen, mutapinge screen. Mutinga Maji, mutinga. Muranyemerera nkine amajwi? Muraza kunyemerera nkine amajwi nabonye afite ahahuriye n'izi video, amajwi abantu biyohe, nkine amajwi? Muraza kumbwira ati kina amajwi ndahita nyakina. Ibintu birakomeye, ariko ntekereza ko ahangaha noneho byaje ari inkundura, ko ku Gihe mwaduhaye inkuru ariko ntimuduhe video. Mumbwire ku Gihe ko mwaduhaye inkuru ntimuduhe amajwi. Mwandikemo ngo amajwi mwese hasi muri comment, ariko mutapinge screen. Ntabwo ndibuze gukina amajwi, mutapinge screen. Mwandikemo ngo kina, muragakina n'umunyana mokonde nkorombe. Mwandikemo ngo amajwi, ariko nkeneye tapu 200 ku bantu 100,172. Mutapinge screen mwese tugere
ku buryo nshobora gukina batari buze kumanura. Everybody tap the screen. Ku bantu baje nonaha, abantu babibasha, urajya muri galeri ya Godfather uvanemo icyo ushobora kuvanamo kugira ngo mbanze gukomeza. You can do it, hurry up. Abantu mutapinge, hanyuma noneho ndaje nyinjireho. Ariko mbamenyesha nanababwira ko eske nyirubwite ya mpano yaba ari buze kubona ubutabera. Icyo ni ikintu kimwe nibaza. Ibintu biratangaje, ariko ku rundi ruhande birababaje. Ndashaka kubwira abantu hano habeho gukumira. Habeho gukumira kuko hari ikindi cyamamare kinarenze ya mpano. Urukumva nawe ngo amavideo yagiye kujya hanze, ribu mutabare kuko ibi ni ukwangiriza ibyo abantu bagezeho. Hari ikindi cyamamare cya Kasamutwe ngo nawe ngo video ye iri hanze. Turasaba ko uyu muntu yarengana, ibintu byahagarikwa. Ninde uwo? Wabibwiwe nande? Nabibwiwe nande? Beriko ntabwo ngiyewe nambara ijipo nk'iyo ngiye wambaye ngo ngende wabushita we amwe blogger. So it's easy to me to know the info. Ndabasaba ko mutabara ibi bintu kuko gufata aba bantu ibyamamare byacu bagatangira kubikubitisha aho bagiye gutera akabariro. Noneho iyi video yafashwe n'umukobwa basambanye, kandi ntabwo uyu mukobwa ntabwo umusore yarazi ko ari kumufata video. Urukumva? So turasaba ko mudufasha mugakumira ibi bintu bitaraba, ubu bwambure bw'abantu ntibaje bafata ibyamamare byacu. None sese nibaza kubibiremba. So tugaruke rero kuri iyi video. Ndatekereza mwibuka aya ma screenshot asohoka. Iyi screenshot ya mpano, ariko genda ya mpano wari ufite ibyishimo. Iyi screenshot ya mbere isohoka ku munota wa mbere. Ndebere ibigori biri kwandika muri space. Ndapfuye ko njyewe ya mpano mu biganiro byabanje mu minsi yari ishize yakundaga kwita ku kintu cyitwa ngo uzi ko hari abantu ngo bashaka amafaranga ko cyangwa bashyire hanze amafoto y'ubwambure bwawe. Ayo mavideo nayabonye bari kugenda bayagaru. Bivuze iki? Uretse gato yaravuze ngo uzi ko hari abantu bashobora kugura miliyoni ngo reba 10 z'amadolari ngo bashyire ngo babone amafoto y'ubwambure bwawe. Icyo kiganiro kiri kuri MI Empire. Bivuze ngo yarabizi ko hari umuntu uri kumuharasinga, sinzi ubwo ibyo bapfuye. Ibyo bintu nanjye nabirebye ndavuga ibi bintu yarabizi. No, reba ariko se hari ikintu utari kureba. Dore iyi nkuru hari ikintu utari kumva. Reba iyi nkuru hano iravuga ngo iki. Hano baragira bati nyuma y'igihe havugwa aka kantu ka nyuma y'igihe mu gakotingeho. Nuvuga ngo washyize igihe kirekire havugwa. Aha ngaho uyu mwana nibwo yahohotewe, nibwo bamuhungese. Urimo kunyumva? Nibwo yahungeswe bamubwira ko, urukumva wowe ubivuze neza cyane. Nari nanze kujya deep. Bageze naho bamusaba amafaranga. Bageze naho bagira bate? Bamusaba amafaranga kugira ngo badashyira iki hanze amafoto y'ubwambure bwe. Ababikoze ni bande? Ni ubazi kuko niwe wabyivugiye ku giti cye. Banyarwandakazi, ntekereza ko iyi ni iyicarubozo. Aha murumva ko harimo icyo twakwita ihungeta. Ngo iyi nkuru niyo mu kwa gatanu. Iyi nkuru waki nombore iyi nkuru bayanditse none mu kanya mu masaha birashize akakubitwa n'inkuba gacoco. Iyi nkuru bayanditse none mu kanya ku gihe. Ukumva? Nubwo ngiyewe igihe nabo bataye igihe,
ariko igihe kiri profession ikinyamakuru cya mbere mu gihugu ntigute bandika ku bwambure bw'umuntu ngaba nabo ni ibigoryi ngiyewe igihe mwaranyobeye rugumva aba baranyobeye kabisa ariko kubera igihe nabo bataye igihe inkuru mwandika urukumva ntabwo inkuru mwandika nk'izi nkuru ziba zikwiye so reka tugaruke gatoya rero ariko ubu ya mpano we nyamunsi ko atagira Mungu wangu abantu mwaje mugahita mujya mu bishanga mu manuke hari nk'abantu nabo mutagomba kuvuga hari abantu mwaje hano abantu mufollowing abantu mubona no hejuru abantu baba baje hano hejuru abantu baba bafite akamaro hanyuma none tugiye gukina amajwi mutapinge screen mugiye kumva 200 nk'inamajwi cyangwa batumure bahe banyoko kuko nje ubutumwa nashaka gutambutsa no gutanga kwari ukumenyesha abantu no kubwira abantu ngo ya mpano akeneye ubutabera ngo dufata ngo ngeze kunyura uruhande uyu mujene akeneye justice akeneye ubutabera kuko yagambaniwe n'abantu be ba hafi kandi nawe ufite abantu bawe hafi bakugaragiye birashoboka ko bakugiraho access turi kumwe rero ko yaragambaniwe n'abantu nkuko muri icyo kiganiro yakoreye kwa Irene ntabwo mukunda sinzi impamvu Irene ntamukunda kandi nta kintu yantwaye Irene sinjya mwiyumvamo Irene sinzi kaboko yarananiye kabisa nta kintu kibi yankora ariko simukunda kandi uburenganzira bwanjye kudakunda umuntu abakunzi be rero mugende mwiyahure ntabwo ngiyewe ntabwo nyimwiyumvamo urumva ubwo n'uburenganzira bwanjye sibyo kandi nta kintu yankoreye ubwo urumva ko ndwaye nanjye ndwara bita yakurura disorder ntabwo mukunda njya numva ntamukunda sinzi impamvu babona gashobora kuba ari akaryarya ibaza ukuntu ubwo urumva kandi we wasanga nkunda cyangwa n'abatankunda ariko namusaba kutankunda kuko nanjye numva ntari kumwiyumvamo njya mbigerageza nkunda ibiganiro bye ariko njya mbigerageza ngo mwiyumvemo numve nyine ariko bikanga so Amagide Buraka na mushuti wawe wihangane nyine nuko niyo mpamvu nanjye no kureba n'ibyo biganiro bye n'ibyo bya Imana urumva niho nagiye kubirebayo ko simukunda umuntu wari umamagaye mu kanyutinze ni Fireman yego arambwiye ngo iri account afite nimero zirenze 2 n'ama account 2 bihuye na cya kibazo uriya muntu ngero umuzamu Fireman yisobanura jewe nuko Fireman ntabwo akoresha TikTok kandi ambwiye ngo iriya nimero narandikiye siyo aratubwiye umuntu ufite iyo nimero ye nuko bizi ngo nikorere amakosa ntabwo araye nose ni gute ufite we nimero wanditseho Fireman kandi atari iyi uruvu udafite ikibazo gikomeye ari gusobanura abandi namwe ngo hari yari afite mbere none ngo hari nindi none se ari hehe ko atari kuza reka tumubaze mubazaze ubwo ariko ndabizi ko dukurikiye nashiremo nazamuke yitwa nde none Fireman account ya yindi mwitira nayiborotse we nashire muri request muzamure Fireman wanyawe utari gicupuri zamuka abantu yitwa nde yitwa Fireman vayo Fireman vayo vuba niko yitwa cyangwa ni Fireman vayo nyibutsa Fireman uriya menya ari account umuborotseho ko atavugaga yakuvugisha nduri birengese nta kandi wabwiye ko atari nanjye nico mugeni ko bavuze ngo vuga ntuvuge urashaka ko mbigenza gute nanakwandikira nkitabwa nkasubizwa n'undi muntu avuga ko ari we ubwo rero niwe uriya na borotse niwe nabagumye muri block sawa reka nze muvaneyo mubwire ngo namubrokoye yongeraze mubwire ngo namubrokoye tugende gatoya rero ahangaha kuri ya mpano abantu muri kunyandikira ngo mwanya ntabwo Irene mwanga ariko sinanamukunda rero urukumva biri hagati aho nta kibazo ngirana nawe ntabwo tuziranye sindavugana na kaboko ariko nyine nuko kandi n'uburenganzira bw'umuntu kwiyumvamo umuntu cyangwa ntamwiyumvemo sibyo ibyo rero ntimubindenganyirize namwe byababaho urumva kandi namwe mwebwe ntari umuntu uzarakumva ijwi akanyanga akumva atankunze ntimwe murankunda ntimujya muzara mukumva mutanshaka abantu 1200 muri ahangaha ntari igihe ujya ubona umuntu ukumva uwo muntu wapi ntibiri gukunda rero bibaho rero niyo mpamvu muri kubaza ngo ibiganiro bya Irene ntabwo njye njya kureba Irene ntabwo nabibonera n'umwanya
bandi guturagurika hano ariko n'ibyo ngibyo Karene karagatwengeje kajya kanja mu matwi banumva ari mwiyara akantu k'indyarya so simukunda rero banuga urumva ufite umujinya ngomba kubivuga mwebwe none se ngewe ndi indyarya kanze ndore muri Fireman yaje ninsanga atari we turaguruka Fireman. Yes sir. Aho sereka ni wowe network zanze njyewe mwaje se kuri kudutera none ko naguhamagaraga ntuvuye urumva ntabwo bibaho ufungura kamera ndikoresha neza ariko ni njyewe kabisa ko turi kumvizwa atari wowe itabaguremo tsirika ntabwo ijwi turi kumva atari wowe kuvuka ndi umuhungu byangiza umutafu ndi warimo Keza byose uzumva zaba ariko pi nayirimo yengiyo none mitamumeza avuga Keza ubusimba ndi umupapa ndi Keza nimwe mbikesha byagize uyu muraperi ndi uyu mukobwa witwa Keza twubwo ntabwo ari kumva ni byinshi uhanze byagukundira ugashyiraho iyi kamera ugafungura kamera uzuza abantu Jori fungura kamera yawe amaji uri hehe udazuza kamera sa nkufungura kamera gatuzuza abantu so guys musharing live kuko iki kibazo ibi byabaye niyo mpamvu uretse gato niyo mpamvu mbigenje gutya urumva abafana mwe mumanutse abafana mwe mumanura imbaraga zanyu ntabwo umwanya wanyu urarangiye urumva ahangaha reka nsigarane nicyo bita icyamamare muri abahanzi Fireman kutari kuza kuri kamera ari databusha ngwino Amajide Black kutari kuza kuri kamera okay bamwita Fireman muramubona Amaji vayo hey yes sir zamutinga ni wongera kuzamuka amahoro papa birakomeye utari kwa kundi nyine turacyasaza imigera ariko bro mwanditse izina ku ese kuri kunyaga shaka mutereka telefone tanyeganye mwanditse izina bamwita Tough Gang mwanditse izina ku rutare abantu ntabwo bari serere nihanagure hanyuma noneho ugire Amajide Black ko nakubona ntabwo ariko batari seriye ndikuza oya hagere musharing live mutapige screen tereka telefone nani Fireman shaka ntereka telefone urabona umujene rero ushizeho kamera abantu 50 urabona turaguforwinga ako kanya so kuko uri wanya uragaragara ariko telefone please you guys nawe gutera kabari kunyeganyega shaka ntereka telefone ini kakubwira ko ari seriye akashobora kuba okay aho byakunze sasa nani ngazi mutapinge kuzamura abantu mukanya bicazanye n'ibindi Amajide Black bagiye kumanza kwitera makeup we got you ariko nitera makeup turashaka umukobwa uri seriye wo wa Bitman umukobwa uri ushaka kuba muri ushaka imyaka 36 urabona ukuntu mitanzania umukunzi uri seriye kubera ku myaka 35 kumanura ariko bari no mu rushibiri nta kibazo no ririya tarye bari tujya